grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they watch his bed, Jesus my Savior. Vainly they seal the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He rose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep its prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He rose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He rose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Yesu ashimwe bene data, turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza. Iki ni cyumweru cya mbere tuvuye muri Pasika, turabishimira Imana. Ni Bishop Mugisha M Samuel wo mu Diocese ya Shyira ugiye gusangira namwe ijambo ry'Imana, kandi nkaba nsaba ngo dufate akanya dusenge kugira ngo twinjire muri iri jambo ry'Imana. Turagushima Mana kubw'uyu munsi mwiza, turagushima ko duhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo adupfire. Uyu munsi tuje kumva ijambo ryawe ritwibutsa intsinzi, kandi rikaduha no kukwizera n'ibyiringiro bishya mu mwana wa Yesu Kristo. Bana natwe kandi Bana abari uvuga iki gihe, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Ndashaka gusangira namwe ijambo ry'Imana nk'uko turisanga muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 19 kugeza kuri 25. Iki gice ni igice tubona cyiza Yesu amaze kuzuka, Yesu amaze gutsinda urupfu, avuye mu mva ari muzima nk'uko tubisoma. Yarabanje abonekera
b'abadamu babiri, Mariya hamwe n'undi bari kumwe. Amaze kubabonekera yageze aho abona umwanya wo guhura n'abigishwa be. Ibyo turabibona muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 19 kugeza kuri 25. Aya ni amagambo adusubizamo ibyiringiro by'intsinzi, kandi bikanatwereka ngo Yesu nubwo yapfuye ku musaraba yarazutse kandi ni muzima kandi ari kumwe natwe. Iri jambo rigiye kutwibutsa ngo nubwo tunyura mu bikomeye ariko tugeraho tugatsinda, kandi riraduha n'ibyiringiro ngo n'ibyo bikomeye biri imbere nabyo tuzabitsinda. Iyo ukomeje ugasoma kuri uyu murongo wa 19 biragaragara ngo abigishwa ba Yesu bari bafite ubwoba, bari bihishe, bari bumva ko ibyabo byarangiye. Ariko Yesu aje aza mu mbaraga zidasanzwe, yinjira ahari hafunze, ahagarara hagati muri bo. Ibi bivuze iki bene data? Mu gihe nk'iki twese tutemerewe kujya mu rusengero, mu gihe nk'iki tutemerewe kujya hanze ngo duhure n'abandi kubera iyi ndwara, iki cyorezo cyaduteye cya COVID-19, Yesu aratubwira ngo tuzatsinda. Yesu araduha ibyiringiro ngo nubwo bikomeye ariko ejo intsinzi iraje. Haleluya. Aya magambo aragaragara kuva ku murongo wa 19 ngo abigishwa ba Yesu bari bafite ubwoba bari mu cyumba. Ubu bwoba rero ni ubwoba butangaje, kuko bamwe ngira ngo bari bafite ubwoba bavuga bati koko ko uyu mugabo twamutereranye, uyu mugabo ko namwihakanye, uyu mugabo ko twari tuzi ko yapfuye birangiye tugiye gutangira ubuzima bushya, tugiye gutangirira he? Ko abaroma bagiye kutumara, ko bagiye kutwica, ko bamwishe bakaba batuzi, natwe bagiye kutwica. Aho rero niho Yesu yaziye, yinjira mu cyumba gikinze, ajya hagati muri bo, muri ubwo bwoba, muri uko gutinya, muri uko kwiheba, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa be babonye ko ari umwami wabo Yesu Kristo baranezerwa. Hari ubwo tunyura mu bikomeye, hari ubwo twiheba, hari ubwo twumva ubuzima bwagoranye, ariko icyo nicyo gihe Yesu aza atitaye ku bikuriho, atitaye ku bikomeye urimo kunyuramo, akaza hagati mu kubabara kwawe akakwereka ubuzima bushyashya. Amaze kwinjira arabiyereka, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa barishima. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Bene data, iki ni igikorwa gikomeye cyerekana ko Yesu koko yari umwana w'Imana. Yesu ni Imana, kuko ukurikije uko twatangiye kuri kuwa gatanu Yesu apfa, tukaza kuri Pasika Yesu azuka, uyu munsi tukaba tumubona ari kumwe n'abigishwa be. Bivuze ngo natwe ari kumwe natwe uyu munsi, ari haratubwira ngo mwigire ubwoba, ahubwo amahoro abane namwe, amahoro abe muri mwe. Bene data, sinzi ibyo murimo kunyuramo, ariko icyo nzi cyo nuko benshi muri twe dufite ubwoba. Abakoresha bafite ubwoba, abakozi banjye bizagenda bite? Abakozi bafite ubwoba, imishahara bizagenda bite? Abantu benshi bafite ubwoba bw'ibintu bitandukanye, ariko Yesu ari haravuga ngo amahoro abe muri mwe, kuko yaratsinze, kandi ariho, kandi azabaho, kandi abamwizera bose yabahaye ubwo butware, izo mbaraga zo kubaho mu izina rye. Natwe turaza kunyura muri ibi bikomeye, kandi ejo tuzaba twishimira intsinzi. Ibi birerekana ko Yesu nta kintu gikomeye
adashobora gukemura. Yesu winjiye mu cyumba gikinze, Yesu wakunze abamugambaniye, Yesu yakunze abamwihakanye, aza nta nzika, aza nta kubacyurira, aza nta kibazo na kimwe afite, ahubwo aza atanga umugisha, aza atanga amahoro. Ntiyayatanze rimwe, ahubwo turabibona ko ayatanga inshuro ebyiri mu kanya gato. Kuko ni umwami w'amahoro, ni umwami w'abami. Ntabwo ibyakubayeho bibi bizongera, ahubwo aje kukwereka ngo hari ibishya bigiye kuza. Nta muntu umeze nka Yesu, nta n'umwe uzaba nkawe. Ni umwana w'Imana, yaradukunze aradupfira, araza abana natwe, kandi n'uyu munsi ari kumwe natwe. Niyo mpamvu ushaka kubasaba bene data ngo uyu munsi ikikubabaje, ikiguteye ubwoba, ngwino ukimuture, kuko yabinyuzemo. Ndabizi ko benshi bavuga ngo tunyuze mu bikomeye byinshi nk'Abanyarwanda, nibyo koko, ariko ndashaka kubabwira Imana ishimwe, ntabwo turajya ku musaraba. Niyo mpamvu turi hano turi kuvuga ubutumwa. Ibi bikomeye tunyuramo Yesu yabinyuzemo kandi aratsinda. Icyo cyizere, ubwo buhamya, mureke natwe bo ubwacu. Aba bigishwa be bari mu cyumba bazi ko byarangiye, ariko bene data kambabwire, ntabwo ubuzima bwacu ari twebwe tubugena, ahubwo Imana ibufite mu biganza byayo. Mu gihe gikwiriye ituvana mu kababaro, ikatugira aho umunezero, ikaduha intsinzi, ikaduha ibyiringiro bidusunika umunsi ku wundi. Iyo ukomeje mu ijambo ry'Imana, Yesu kuba yaraje agahagarara hagati nabo, si uko yarabuze ahandi ahagarara, ariko bose bari bamugose kubera ko bari bafite ubwoba, bashobewe. Ndashaka kubwira ngo hagati mu bibazo byawe, hagati mu kwiheba kwawe, aho niho Yesu azira. Kandi iyo amaze kuza avuga amagambo meza nk'ayo tubona yabwiye abigishwa be. Amaze kubaha ayo mahoro, amaze kubahumekeraho umwuka wera, yarababwiye ati ndabatuma. Arababwira ati ndi kumwe nawe kugeza ku mperuka y'isi. Bene data, uyu munsi Yesu ari kumwe natwe, kandi biragaragara, kuko nubwo bikomeye, ariko buri munsi ucya hari igishya Imana yakoze. Kandi arongera akavuga ngo abo ngabo bemera ijambo ry'Imana, bakemera batabonye, bakemera bizeye gusa, bafite umugisha. Bene data, ntabwo ibintu byose tubamo bigaragarira amaso. Bimwe bimeze nk'uburwayi twabonye budutera, ntabwo ushobora kumenya urwaye, ntabwo ushobora kumenya utarwaye. Ariko iby'Imana, Imana iratubwira ngo naratsinze kandi namwe muzatsinda, naranesheje namwe muzanesha. Yesu aza akaduha impano y'amahoro, ni impano ikomeye. Bene data, kuba Yesu yarababwiye mu bahaye amahoro, yari azi ibyo banyuramo, yari azi ko bihebye, yari azi ko bazi ko ubuzima bwabo burangiye. Abenshi bajyaga gufata amafi, ariko ntibashoboraga gusubira mu nyanja. Yesu arababwira ati mbahaye amahoro, ngo amahoro abe muri mwe. Bene data, amahoro abe muri twe muri iki cyumweru cya mbere tuvuye muri Pasika. Niki Yesu arimo kuvuga? Ariho aravuga ngo nimunyizere. Yesu aravuga ngo ninjye ufite byose, ninjye utanga ayo mahoro, kandi udafite amahoro nta n'ikindi wageraho. Yesu aravuga iki ari hagati muri bo? Arabwira ngo ndi muzima, nimumfateho murebe. Yesu arababwira ngo ninjye byiringiro byanyu byonyine, njyewe ninjye mufite, nta n'ikindi muzagira. Kuba
kuba rero bari bikingiranye ni igishushanyo cyo kwiheba, ni igishushanyo cy'ubwoba, ni igishushanyo kitwereka ngo natwe hari aho tugera ukigunga, ukikubira, ukihisha. Ariko ndashaka kubwira ngo aho muri uko kwihisha kwawe niho Yesu agusanga. Ntabwo aguhamagara ngo usohoke, ntabwo akomanga, ahubwo ari kumwe nawe. Ariko ikibazo tujya tugira ni uko tutamubona. Kumubona ni uko umumwizera. Bene data, uyu munsi ndabasaba ngo nubwo turimo kunyura muri iki gihe gikomeye cy'indwara, muri iki gihe buri muntu agomba kuba ari mu rugo, Yesu aravuga ngo ndahari muri urwo rugo. Yesu ariho aravuga ngo mwe gutinya kuko ejo ibyo mwasabye igiye kubisubiza. Yesu amaze kujya ku musaraba, benshi batakaje ibyiringiro. Bene data, ndabizi ko bamwe mutari ku kazi, ndabizi ko bamwe mukora ku mubyizi, ndabizi ko bamwe muvuga muti byahagaze pe. Ariko bene data, kambabwire, Yesu araza agahindura ibisa nkaho byahagaze akabivanamo ibizima. Yesu bafashe bakica akazuka, yagarutse ari kumwe natwe, ariho aravuga ngo amahoro abe muri mwe. Amahoro ni ubutunzi, amahoro ni ubukire, amahoro ni imbaraga, kuko udafite amahoro nta kindi wageraho. Ayo magambo niyo Yesu arimo kutubwira natwe. Yesu kandi aragaruka kutubwira ngo ubuzima burenze ibiryo, burenze amafaranga, burenze kubaho, burenze akazi. Kuba umuzi uba ufite byose, kuba waramwakiriye ufite ubutunzi budashira. Hari umugabo witwa Yobu wanyuze mu bikomeye biruta ibyo turimo kunyuramo muri iki gihe cy'icyorezo, muri iki gihe cyo kuguma mu rugo, muri iki gihe twumva ko abantu mu bihugu bikomeye bapfuye no kuruta mu bihugu bikennye. Uwo mugabo yitwa Yobu. Yobu yari umukire, Yobu yari umutunzi, Yobu yari afite abana benshi, Yobu yari umuntu wishimye. Ariko ageze aho atakaza byose uretse ikintu kimwe. Ntabwo yigeze atakaza ibyiringiro y'uko Imana imuzi kandi Imana imukunda. Avuga muri iki gice cya Yobu 19:23, aravuga ati njye ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye atwibutsa ngo nubwo ibindi byose byashira, ariko umucunguzi ariho. Bene data, nubwo mwavuga ngo mwabuze akazi, nubwo mwavuga muti ntimukiva mu rugo, ariko nimushima Imana, izuba riracyaza. Birashoboka ko kashipawa yawe yavuyeho, ariko izuba riracyava. Haleluya. Birashoboka ko amazi bayakase, ariko ndashaka kubwira ngo uracyahumeka. Bene data, birashoboka ko umurimo wahagaze, amafaranga yashize, shima Imana ko ugifite n'amatwi n'amaso, ukaba ushobora kumva. Ibyo biguha ibyiringiro ngo ejo buzacya kandi Imana izantabara. Iyo yatabaye umwana wayo ntiyahera mu mva, natwe izadutabara ejo kandi tuzayishima. Ikindi nshaka kubabwira, nta kintu kiruta ibyiringiro, kuko ibyiringiro bituma bucya. Ibyiringiro bituma tubona ibyo tudafite kandi tukazabigeraho. Yobu yari azi ko Imana imukunda, yari azi ko Imana yabimuhaye, yari azi ko Imana ishobora kubimuha cyangwa ntibimuhe. Avuga amagambo meza cyane, aravuga ati nubwo napfa nzapfa nkwiringira. Haleluya. Iyo wamenye Imana, ntabwo urupfu, ntabwo inzara, ntabwo akazi bikuvana ku Mana. Bene data, nimureke tugume ku Mana. Yesu Kristo yaradukunze, aza muri iyi si kugira ngo aducungure. Iyi si y'ibyaha, isi y'ibyago, araza ngo atwereke ubuzima burenze ibyo tubona. Bamwe muravuga muti ariko ni kuki ibi n'ibi biba, ariko ni kuki abantu bapfa, ariko ni kuki ibi n'ibi. Ntabwo ari njyewe ufite ibyo bisubizo, ariko ntabwo Imana yaturemye kugira ngo tuyibaze ibibazo, ahubwo Imana yaraturemye kugira ngo tuyiramye.
Imana yaraturemye kugira ngo dukore ibyo yaturemeye gukora. Ntabwo yaturemye kugira ngo natwe tube izindi mana tuyigishe impaka. Yesu arahari kandi Yesu aratubwira ngo yaratsinze natwe tuzatsinda, yaranesheje natwe tuzanesha. Mwene data, uyu munsi niba utarakira Yesu wamwakira. Naba ubuhamya butoya, kuva nakiriye Yesu nagize ibyiringiro, nagize imbaraga zibona ibyiza inyuma y'ibibi, zibona ibyiza nubwo haba hari umwijima w'icuraburindi. Yesu ari ku musaraba, abatazi Imana bari bazi ko birangiye, ariko abari bazi Imana barimo Mariya na wa mugore bajyanye bazindukiye kumva ye bavuga ati ariko ntabwo Yesu yapfuye, ariko Yesu ni muzima. Kandi koko bahura na marayika arababwira ati ntawe ari, yazutse. Ibyo byiringiro bituvanye mu myaka 26 tumaze kunyura mu byago bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nimureke dukomeze tubigendane, duhaguruke dufatanye, buri muntu ahe undi icyo afite, kuko ejo Imana igiye kudukorera igitangaza. Ejo hari ibyiza kuko Yesu yaratsinze kandi intsinzi ye iri muri twe. Yesu yaduhaye umwuka wera, aduhumekeraho imbaraga z'umwuka wera. Nimureke tugende dukorera Imana. Ndashaka gusoza mbahamagarira kwakira iri jambo ritwibutsa ngo intsinzi yacu iri muri Yesu. Iri jambo ritwibutsa ngo mumwizere kuko yaratsinze kandi natwe tuzatsinda. Yesu arangije aya magambo yose ngo abahumekeraho umwuka wera. Bivuze iki? Intsinzi. Bivuze iki? Ibyiringiro. Bivuze iki? Ubuzima bushya. Intsinzi ya Pasika, ibyiringiro bya Yesu Kristo muzima, imbaraga ze zamuvanye mu gituro akaba muzima, zibane namwe. Yesu Kristo abane namwe. Umunsi mwiza. Ijambo ry'Imana nimuryakire.